umugabo yagiye kwisuzumisha kwa muganga, agezeyo bamutuma umusarani, arataha ajya kwiherera mu rugo, hanyuma arawubona, arangije awushyira mu mufuka w'inyuma, asubira kwa muganga. Mu nzira abajura bamukora mu mufuka, batwara ibyo yari yabitse, barirukanka cyane, maze nawe induru ayiha umunwa, ati barayajyanye we, nawe abirukaho. Abapolisi bati nangahe? Arasubiza ati ntabarika. Nabo bafashamo ngo bamutabare, hanyuma arongera ngo yababa we, barayajyanye ni ukuri rwose. Bati ariko ubundi nangahe? Arababwira ati yewe nibayajyane nzaninya ndi. Bari baketse ko ari amahera, bumva ari amazirantoki, bakorwa n'isoni. Umurwayi wo mu mutwe yagiye kwa muganga, muganga amubaza uko amerewe, aramubwira ngo buri gihe iyo aryamye arota inkende ziri gukina. Muganga ati ndaguha ibinini bikubuza kurota. Umurwayi ati muga, uwo muti uzawumpe ejo kuko uyu munsi nibwo zidakinira igikombe. Ati mbaza nirebera igikombe da cy'inkende. Umugabo yagiye gupfa, asiga abwiye mugenzi we wari inshuti ye magara, ati nujya unywa inzoga ujye ufata amacupa abiri, rimwe ryawe n'irindi ryanjye mu rwego rwo kunyibuka. Nuko ko agiye mu kabari agatumiza amacupa abiri, umukobwa ukora mu kabari aza kumubaza impamvu, undi nawe amusobanurira impamvu ituma afata amacupa abiri buri gihe uko atumye inzoga. Bukeye yaje kugaruka muri ka kabari, abwira wa mukobwa ngo amuzanire icupa rimwe ry'agasembuye. Umukobwa amubajije impamvu, noneho adatumyeho amacupa abiri nk'uko bisanzwe, wa mugabo aramusubiza ati nge navuye ku nzoga, zari zitangiye kumbera indengakamere, nitahira mu bihuru kandi mfite urugo. Iri ntumye ni rya mushuti wanjye wapfuye. Umupasitori wo muri Kenya yarimo kuvuga ubutumwa ati haleluya, Imana ni nziza kandi ishobora byose, izura n'abapfuye. Abamasayi barimo guhiga hafi aho bareta mu gutwi, baragenda bazana umwana wabo wari wapfuye, babwira pasitori bati bwira iyo Mana imuzure, nitamuzura turakwica. Pasitori arasenga, ahumuye amaso asanga wapi. Arababwira ati reba mwese murankanuriye, ntimurimo kumfasha, ati nimuhumirize mwese kandi musige inzira iva hano kugera mu muryango. Nuko barahumiriza, ahita abasiga amaguru yabangira ingata, yiruka amasigamana. Ako kanya Imana kuko ari nziza, wa mwana aba muzima. Abamasayi biruka inyuma ya pasitoro ngo bamushimire. Pasitori yababona inyuma ye akagira ngo baje kumwica, akongeza umuvuduko. Barakomeza, pasitori araruha, bamugeraho bati twari tuje kugushimira, wa mwana ni muzima. Pasitori nawe ati ibyo nari mbizi, niyo mpamvu nari ndimo gusirimba ngo nyihe icyubahiro cyayo. Nuko mu gihe ubukwe bwari bugiye kuba, bageze mu rusengero, mbere yo kubasezeranya pasitori abaza mu itorero ryose ati ese hari ufite icyo avuga mbere y'uko mbasezeranya? Aha, wese hari icyo wavuga utacyumviye haka umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Akibivuga, umusore witwa Tofori abamanitse akaboko, umukobwa amubonye ahita yikubita hasi asa n'utaye ubwenge, araraba. Nuko babanza kumwitaho, amaze guhembuka pasitori ati Kabanda niwe twari twahaye ijambo. Kabanda nawe ati nashakaga kukubwira ngo wongere ijwi, inyuma ntabwo turi kumva.